Hello guys, muri iyi video nkuko mwabibonye tugiye kubigisha uburyo ushobora gucaginga batiri yawe iyo ari yo yose, y'imodoka, iz'amatoroshi, iz'amaradiyo, iza telefone n'ibindi bitandukanye. Rero muri iyi video tutabarambiye nkuko mwanabibonye ko na batiri ya Spiro wayicaginga. Fa kuba ari batiri ari yo yose, batiri ifite ushobora kubonaho positive na negative wayicaginga nta kibazo. Muri iyi video rero tugiye kwifashisha ibi bikoresho bikurikira. Ukenera transifo, yitwa transifo, urayikenera muri ibi tugiye gukoresha. Hanyuma ukaza gukenera icyo twita amadiyode, ugakenera ututuntu twitwa diode, ndaza kubarangira naho wadukura. Ututuntu uradukenera cyane. Hanyuma tuze gukenera aka gakoresho kitwa ipesi, nako turaza kuza kugakenera cyane. Hanyuma turaza kuza no gukenera icyo twita sudire. Hanyuma tuze no kuza gukenera iyi ferasudi, akakuma ni kakandi gasudira. Hanyuma tuze gukenera na batiri yo gucaginga. Nk'ubu ni batiri wayicaginga, n'izi z'amamashini, batiri rero yose wabasha kuyicaginga. Ndumva byumvikana rero, twihuse cyane reka turangire video yacu kugira ngo tutaza kuza gutinda. Nkuko twabibabwiye rero, cyo tutaberetse kindi turi bukenere n'uyu umugozi turi buze gucomeka mu muriro w'amashanyarazi, byesire kuba turaza kuba turi gushaka amashanyarazi. Twihuse rero reka dutangire video yacu. Turatangirira mu gufata izi diode, ukuvuga ngo utuntu twitwa diode, turatangira tudufata. Izi diode iyo uzirebye, ndaza kubaranya naho wadukura tuno tuntu. N'utu diode tuba muri televiziyo, tukaba mu maradiyo, amamplificateri, n'utu tuntu. Rero ukuntu bikora witegereze neza. Ufata akantu, ugomba gukora akantu kameze aka kantu kajya kumera nka mpande eshatu. Nukuvuga nka mpande eshatu. Tugiye kubaka izi diode zacu nka mpande eshatu. Ubu rutwarwita uruhande, hanyuma n'urunguru tukarwita urundi ruhande. Biraza kuza kuba bimeze gutya. Sinzi niba murimo kubireba gutya. Noneho tugiye kubikora nuko twari tubanje kubereka ukuntu biza kuza kuba bimeze. Nukuvuga ngo izi diode zigira udutwe tumeze gutya. Tugiye gukora icyo twita full wave rectifier. Nukuvuga ngo iyo umuriro w'iyi transfer turaza kuza kuwuhindura, turaza kuwupima twifashishije appareil, turebe umuriro uri gusohoka. Hanyuma nitumara kuza kubireba, tuze kuza guhita dushyiraho izi diode nitumara kuzishyiraho, turaza kuza kongeraho capacitors imwe yonyine, hanyuma ducaginge batiri zacu nta kibazo. Batiri rero yose n'iyi modoka uraza kuyicaginga. Ubwo birumvikana ko turi buze gukenera na pare yo kuza gupima tukamenya niba koko ibyo bintu biri gusohora umuriro cyangwa biri gukora. Ndumva twihuse rero tugiye kubikora. Hano kuri video yacu rero tugiye gutangira dufata diode duhuze imitwe isa. Nuvuga ngo dore hano hariho ubuntu bw'umweru. Nimba uri kubureba ngubu hano bw'umweru nibwo tugiye guhuza. Dore turabuhuje. Nizere ko mwese muri kubireba guys. Nizere ko mwese murimo kuyireba. Hano tugereje nimba umaze kubuhuza gutya, banza ukoraho kuri subscribe. Kanda aho hepfo kuri subscribe nimba umaze kubona ututuntu. Ni imitwe ibiri duhuje isa n'umweru. Witufata rero agasudire ugashyiraho hahandi umaze guhuza. Nekereza ko byumvikana ubu dushyizeho ka sudire reba. Wow, urabona hagiyeho agasudire rwose. Aha, iyi ni pariti ya mbere. Ugahita ufata izindi diode ebyiri. Ko zigomba kuba ari diode enye byibuze. Zigomba kuba ari diode enye byibuze. Noneho mwibuke ko bwa mbere twahuje bino bintu by'umweru, tuno dutwe tw'umweru. Noneho baho tugeze tugiye guhuza tuno tubiri tw'umukara. Nizere ko mubyumvise, ubyumve neza. Nyagira akantu na gato yakagucika muri iyi video. Ubu duhuje utw'imikara, ntago ari ya mitwe y'umweru twahuje. Dore ni utw'imikara ngutu hano. Ubu tutw'imikara natwe umaze kuduhuza neza, fata agasudire kawe ushyireho witonze neza gutya. Nababwiye ko ngiye kujya mbashyiraho utuntu tw'ubwenge gusa kuri iyi channel ya Bazatech TV. Nukuvuga ngo duhuje tw'imikara. Nizere ko muri kubireba neza. Nukuvuga ngo dore hano hari utuntu tw'umukara, hanyuma za zindi twahuje utu tuntu tw'imyeru dufite umweru. Niba tumaze kubihuza rero, hano turabihuzaho nta kintu twitayeho. Turahuza akaguru ako tubonye ku kandi. Ubwo tugeze kuri pati ya gatatu. Pati ya mbere nizere ko muyumvise, pati ya kabiri murayumvise, iyi ni pati ya gatatu. Pati ya mbere niyo guhuza, twatangiye duhuza ubu buntu bw'umweru.
ubu buntu bw'umweru. Pati ya kabiri twahuje buno buntu bw'imikara, uzi diode hasi ku gice kitariho akantu k'umweru tw'umukara. Noneho pati ya gatatu turaduhuje two uduhuza akaguru kutwagiye dusigara nta kintu na kimwe witayeho. Ntekereza ko byumvikana, naho nkuko twabivuze ugahita ushyiraho agasudire. Numva byumvikana neza cyane. Hano naho ugashyiraho sudire neza witonze nkuko twabivuze. Wow, urabona hagiyeho agasudire. Na hano ku kandi kaguru tumaze guhuza ugashyiraho agasudire. Numva byumvikana cyane. Wow, iki kintu dukoze rero, iki nicyo twita rectifier. Izi diode zidukorera icyo twita rectifier. Nituza kuza gucishamo umuriro w'iyi transfo, izi diode ziraza guhita zifata uno muriro wari AC, wari nko wa EWAS ariko wagabanutse wagize volte nkeya, uhita uhinduka umuriro wa DC ku buryo wabasha gucaginga ikintu icyo ari cyo cyose, cyangwa wabasha kuyikoresha ku gikoresho cyawe, radio, telefone, ku bikoresho mbese bikenera umuriro wa DC. Urumva byumvikana cyane. Pati rero ya gatatu turayirangije. Tugiye rero noneho kwimukira ku kindi gice kugira ngo tuze kuza kubihuza. Ikindi gice cyacu ni iki cya transfo. Transfo ibamo ibice bibiri. Habamo igice aricyo cyiki gisohora umuriro, aho uzasanga insinga nyinshi, cyitwa secondaire. Cyitwa secondaire cyangwa ukacita output. Hakaba n'ikindi gice kino cy'insinga ebyiri zinjizamo umuriro aricyo cyitwa primaire. Iki nacyo nicyo cyinjizamo umuriro. Ndumva byumvikana cyane. Wow. Hanyuma icyo tugiye gukora rero, tugiye kwifashisha wa mugozi twavuze turi buze kwinjizamo umuriro w'amashanyarazi, tuze tuwushyireho turebe. Ubwo turagishyira hehe? Niba warangaye ntabwo uri umenya aho uyu mugozi tuwushyira. Wowe byari bikuyobeye ariko reka muhigishe, reka muhibutse kuko byakunaniye. Turagishyira ku gice cya primaire, cya gice cyinjizamo umuriro kuri za nsinga zacu z'umutuku. Twihute guys, nitekereze ko abantu murimo gukurikira muri kwiga mu byige neza. Hano rero dushyize ko umuriro kuri za nsinga zacu za primaire. Yes, aha ngaha ku nsinga zacu za primaire. Ntekereza ko murimo kubireba neza. Hanyuma tugiye kubanza dupime turebe ko iyi transfo, turabanza tuyicomeke turebe ko ifite umuriro koko. Turebe ko hari umuriro ifite. Reka ducomeke turebe. Uracomeka hano mu muriro w'amashanyarazi, hano dore ubu turacometse hano mu muriro w'amashanyarazi. Yes, ntekereza ko mwese murimo kubireba. Niba amashanyarazi rero yawe umaze kuyacomekamo hano, ubu ni ukuvuga ngo dufite transfo yacu ngiyi, dushobora kureba koko nimba umuriro hano urimo gusohoka. Narababwiye abo twaharebye muri video yashize, babwira ngo ushobora gupimisha mu buryo bubiri. Ushobora gukoresha pareye cyangwa ugakoresha izi nsinga ukazihuza ukareba. Dore umuriro, dore umuriro, dore umuriro, dore umuriro, dore umuriro sha. Ntekereza ko umuriro murimo kuwubona, dore biri no gucira mu mwotsi. Uyu muriro murabona rero, ubu muri no transfer yacu harimo gusohokamo umuriro. Ariko amaso yacu nibi twaba turi gukora ntabwo twamenya umuriro uri gusohokamo kungana. Reka rero dufate iyi appareil yacu duhindure kano kantu, tujyane aho bapimira umuriro w'amashanyarazi turebe. Iyi battery isohora umuriro w'amashanyarazi, aba ari umuriro witwa AC. Itandukaniro rya AC na DC niryo tugiye gukora kugira ngo nawe urimenye. Yes, ubwo turazana hano muri 200 hano kuri volte, twarabyiza abo twiganye isomo rya mbere. Ntekereza ko mubyibuka. Turazana hano muri volte 200. Yes, ntekereza ko byumvikana. Twagiye rero tugiye gupima muri volte 200 muri AC. Turapima izi singa ebyiri z'ubururu. Urw'ubururu runo n'urunguru. Wow, dore umuriro wacu. No kuvuga ngo hano iri kwerekana ko harimo umuriro wa AC wa 27. Ntekereza ko ubwo byumvikana. Harajya umuriro uyu wa transfo turakoresha zino singa ebyiri z'ubururu, zirajya kuri ya maguru twahuje cya gihe ntacyo twitayeho. Mwibuke ko hari aho twahuje dushyiraho umutwe, niba mubyibuka hano aha ngaha. Cya gihe tuvuga ngo tugiye guhuza imikara gusa. Urabona ko hano niho yahuriye. Hanyuma na hano twavuze ngo aho tugiye guhuza imitwe gusa iby'imyeru, ngiba aho byahuriye. Izi singa za transfo zirajya aha ngaha aho hatari aho twahuje cyagiye ntacyo twitayeho. Ntabwo ari hahandi hahuje imitwe gusa cyangwa imikara gusa, imyeru gusa cyangwa imikara gusa. Wow, tugiye gushyiraho noneho turifashisha ya ferasudi dushyireho. Wow, turabanza hagasudire neza twitonze. Tuzane turebe ko atari hahandi hahindutse umukara cyangwa umweru. Tubyitegereze neza. Wow, tubanze turebe ese umukara wahuje hehe, umweru wahuje hehe. Dore umukara wahuje hano, umweru wahuje hano. Ubwo turashyira hano hatahuriye hano.
yes, urusinga rwa mbere rwamaze kujyaho. Nizere ko murimo kubireba neza. Uyu munsi turiga gucaginga batiri izo arizo zose, iz'imodoka, batiri ariyo yose uraza kubasha kuyicagingira. Hanyuma turebe na hano handi niba atariho hari ya positifu cyangwa ya negatifu. Uyu muriro, yes, umuriro wa transifo ntacyo bitwaye, transifo iracyanacometse rwose, iracyanacometse, niho tugiye gushyiraho. Wow, tugiye gushyira hahandi. Aha no kuvuga ngo hano wibeshye ugashyira hano diode urazitwika. No kuvuga ngo urareba hahandi twafatiyeho, hahandi kare hano. Hahandi twahuje ntacyo twitayeho. Hano byari biri guturika kubera ko twari dushyize kuri negatifu kandi atari byo. No kuvuga ngo hano ibi nibyo biri byo. Wow, nekereza ko murimo kubireba. Ni akantu keza, ni agashema keza cyane. Aka gashema rero utukimara kwinjizamo uyu muriro wacu hano wari AC, wari nk'uwaye wasa. Ubu hano tukibinjizamo izi diode zise zihinduka DC. Ubu nitujya gupima ntabwo twongera gupimira hano, hoya turapimira hano. Turashyira no muri 200 ariko ya DC. Tuvuye muri AC hano. Abizi isomo rya mbere uze kurireba uraza kurisanga hasi muri comment ya mbere cyangwa muri description, ho turaza gusanga link y'isomo rya mbere ryo gupimisha na parey. Ntabwo bitu bitindaho cyane. Turashyira muri 200 hano, noneho dupime turebe umuriro uri gusohoka muri transfer yacu. Wow, okay, dore nubundi wa muriro wacu usohotse wabaye DC ariko ya 26. Ngira ngo murimo kubireba mwese. Wabaye DC kuko tuwupimiye, turi kuwupimira muri DC hano. Ubu ni babaye DC rero wemerewe noneho kuwukoresha. Ikintu uhita ukora rero hano, mwibuke ko turashaka ko tugiye gucaginga izi batiri zacu. Ikintu uhita ukora rero hano ni ukuvuga ngo uhita ufata capacitor ukayishyiraho hano, ugashyira kuri negatifu no kuri positifu. Nekereze ko birimo kumvikana. Cyo twita capacitor twari twakivuze. Ufata capacitor ukayishyiraho. No kuvuga ngo ushyiraho capacitors. Tugendane akantu ku kandi, nihagira akantu na gato yakagucika. Nihagira akantu kagucika uraza kuba ucitswe rwose ibintu byinshi. Iyi channel uzayigiraho ibintu byinshi. Hano tugeze banza ukore subscribe. Banza aho ngaho tugeze mu gihe ndi kukwereka iyi capacitor, reba aho hasi nawe banza ukore subscribe guys. Kora subscribe. Okay, urakoze cyane kuba ukoze subscribe mu gihe ndi kukwereka iyi capacitor. Iyi capacitor nayo rero nuyireba urayisanga n'utuntu twari tumeze nka ya diode, urayisanga n'igice cy'umweru n'ikindi gice cy'umukara. Zino diode nazo dore zifite igice cy'umweru n'icy'umukara. Iyi capacitor rero ikintu ikora, iraza gufilteringa uno muriro wacu. No kuvuga ngo iyo bibaye byiza iyi capacitor, ndagira ngo mbanze mbereke aho positive na negative bihita bibonekera. No kuvuga ngo hano kuri transfer ugishyira izi singa, ya yindi byahuye bifite umweru, za diode ebyiri wahuje zifiteho umweru hano, ziba zahindutse umuriro uhita uhinduka positive. Hahandi wahuje hari umukara umeze nka hano h'umukara. Ubu ngubu hano niho hari negative. Na batiri ugiye gushyiraho, ubwo birumvikana ko urusinga rurajya, uru rwa positive rurajya kuri positive ya batiri, uru rwa negative hano urusinga turashyiraho rurajya kuri negative ya batiri. Ntekereze ko murimo kubyumva cyane. Iyi capacitor rero uraza ukayishyira hano kuri positive y'iyi batiri. Ntekereza ko birimo kumvikana. Capacitor ushyiraho, ushobora gushyiraho 250 kuzamura, 250 volt. Iyi ni nayo dushyizeho capacitor biba byanditseho. Ureba hano handitseho 250 volt. Niyo capacitors ushobora gukora kuzamura. Uraza rero ukayishyira hano kuri positive. Mwahumvise nuvuga ngo positive nayo kuri capacitor bihita bimera nkaho byakoze inverse cyangwa bitandukanye. Positive noneho iba yabaye kano gace iyo bigiye kuri capacitor. Ikiguru ka negative niko kaza kagafata kuri negative ya capacitor. Nekereza ko byumvikana cyane. Iyo ushatse rero rongera ugapima ukareba, ugufata appareil yawe ukongera ugapima. Urabyibuka ko turi muri DC. Nababwiye ngo umuntu utabizi aze kugenda muri la somo rindi twize rya appareil, munsi ririmo muri comment no muri link ya mbere ririmo. Urahita umenya gukoresha uko babigira. Dore nka gutya turamutse tubicuritse, appareil yakwereka umuriro
uno muriro biri gusohora ariko uri negatif. Urabona aho gukuramo, bivuze ngo izi korodone ibyo twarabyize zagiyeho mu buryo butari bwo. Ariko dufashe nk'iyi negatif tukayishyiraho negatif iri tukahashyira ni na pareye gutya, iratwereka kuri amuro wa 37 nta kimenyetso cyo gukuramo izanye. Ntekereze ko birimo kumvikana, ntekereze ko muri kubireba. Hanyuma rero icyo uhita ukora, uhita ufata insinga ugashyiraho urusinga uri buze gucagingisha rwa positif n'urwa negatif. Iyo bibaye byiza rero, dore ubu turi gushyiraho agasudire hano, tugiye gushyiraho urusinga turi bujye ducagingisha ibintu byacu. Ubwo uru rusinga we turuzana ukarushyira hano kuri positif. Yes, uzajya usanga akenshi na kenshi ahantu nk'aha ngaha kuri positif bahashyize nabo urusinga rw'umutuku. Hanyuma uhita uza ugafata n'urundi rusinga urwo ushobora kwita negatif, narwo ukaza ukarushyiraho neza gutya. Wow, ukaza ugashyiraho agasudire witonze neza. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kuba ufite agasudire neza witonze, ukaza ukagashyiraho. Warangiza uru rusinga narwo ukaza ukarushyira aho twita negatif, aho twize yuko ari kuri negatif. Yes, ukimara kubishyiraho rero, ubu tuvugana batiri yawe wabasha kuyicaginga. Ubu tuvugana izi nsinga, uru rusinga urimo kureba hano, uru rw'umutuku nirwo rurimo gutanga umuriro wa positif. Hanyuma uru rusinga turi kureba hano nirwo ruri gutanga umuriro wa negatif. Warangiza iyo ushatse urongera ukabipima neza witonze, ukavuga uti ndabizi neza uru rusinga rw'umutuku ni positif. Uraza ukagira gutyo ugashyiraho iyi apareye ku mutuku, warangiza ugahita uza apareye gukuramo ugahita ureba. Wow, dore uriya muriro nguriya umuriro wagiyeho, nizere ko mwese murimo kuwureba nguriya. Wow, ubwo rero izi nsinga utuvugana nizo ugomba gucagingisha batiri yawe. Dore nk'ubu iyi batiri ushobora kuyicaginga noneho wizeye, ugafata urusinga rwawe rw'umutuku ukaza hano ukarushyiraho. Ntekereza ko mwese murimo kubireba. Wow, ugashyira kuri positif ukazana hano kuri negatif ugacaginga nta kibazo. Ntekereza ko birimo kugaragara. Ni mashini nayo ni batiri turi kuvuga nayo ushobora kuza ukayicaginga ukareba ahari negatif ukahashyira urusinga rwa negatif. Ntekereza ko birimo kumvikana n'urwa positif ukarushyiraho. Wow, ugacaginga. Ubu tuvugana umuriro urimo kujyamo guys. Ubu ni gutya babicaginga. Ubwo ubutanzakwereka n'uburyo ushaka gushyiraho regirateri bitewe n'ikintu ugiye gucaginga imbaraga zigifite. Ubu iyi transfo dushizeho yacaginga amabatiri nk'aya moto n'utundi tubatiri dutoya utw'amatoroshi n'ibindi. Ubwo ubutaha nzakwereka uburyo none ushobora gucaginga batiri nini ifite imbaraga nyinshi, ifite ampere nyinshi cyane. Mwakoze cyane kubana natwe muri iyi video. Nakagaruka kuri Baza Tech TV. Ibuka gukora subscribe guys, kora subscribe aho ngaho, kandi iyi video sharinge. Noneho muri comment uze kwandikamo ikindi kintu wifuza ko nazagukorera. N'icyo utasobanukiyemo hano ushobora kucyandika nkazakigukoreraho ubutaha. Ubwo ubutanzabire ko umuntu ashyiraho resistance n'uburyo umuntu ashyiraho icyo twita regirateri. Murakoze cyane rero. Ciao kuri Baza Tech TV. Nakagaruka, turabakunda cyane.